ababyeyi ndabagira inama yo kureka abana bagakina filime, kuko filime ntabwo ari ikintu kibi. Wenda bajya babona filime zindi bakabona filime zikina ari ibirara, ariko filime ntabwo ari ikintu kibi. Nyine ni ugukina izo role ariko ntabwo ari ikintu kibi. Filime ni nziza, ni byinshi yungura, ni byinshi pe. Ndayikunda. Ababyeyi bareka abana babo bakayikina. Abana benshi bakunda gukina filime. Ku ishuri kubera mudafite amafaranga yo kwishyura. Ibyo ngo iki? Bakwirukana amafaranga y'ishuri byuze ntabwo bibaho. No nawe wigeze usiga. Amafaranga naragusigiye ntabwo arebye muri turuwari arimo munsi y'igitabo. Ako papa muzamureka gushwana. Ntabwo negeze nyabona. Kubera iki? Ako wa mugore ngize. Mana yanjye. None aha ndavuze ngo. Ako tete, dadi, muzamureka gushwana ndi imbere yanyu. Byo vuze. Yes, mwongeye kwirwa inshuti za Nyamiga TV nkuko mumenyereye ibiganiro byacu nakagaruka kandi ntitujya dusaza duhoraho. Kuri uyu munsi twanyarukiye ahantu hari abakinnyi ba filime barimo barakina filime. Ndi kumwe n'abantu batatu hano ngira ngo murababona. Reka mere kuri mugenzi wanjye n'umukobwa na mushiki wanjye atwibwire. Nitwa Shahan. Iryo benshi banziho ni Gabriela. Ndi umukinnyi wa filime. Okay. Wowe? Yewe amazina yanjye yasanzwe nitwa Ramura, ariko ndi gukina filime nakitwa Rihana. Nitwa Rihana. Rihana urugitwa muri no filime gusa muri gukina aka kanya tubasanzemo cyangwa no mu bundi buzima busanzwe izina ryawe rya agasirino kawe ni Rihana? Ku ishuri kuko nagiye ku kigo gishyashya banyita Rihana. Nitwa Rihana agasirino kawe. Anjye nitwa Kwizera Innocent. Kwizera Innocent. Nkabanzwe ku kazina ka Casey. Casey. Okay, reka tuganire duhereye kuri Rihana. Rihana arambwira impamvu bamwita Rihana, niwe mwana muto uri hano ahantu dusanzwe bari gukina filime. Rihana, twitubwire no kubera iki bakwita Rihana? No kubera ko nyine nkina amafilime abo baje yateye agahinda. Nko muri iyi filime uri gukina no gute? Ndi gukina ibabaje. Ibabaje? Tubwiremo akantu gatoya wenda urugero tubwiye ngo uri gukina bagukubita, uri gukina se gute, tubwiremo akantu gatoya uri gukina mu. Ndi gukina mama wanjye ari umugome. Mama wanjye arinda yicuruza gutyo. Uri kubifata ute nka mama wawe uri gukina mama wawe yicuruza? Uri kubyumva gute muri wowe? Nyine ubyumva ko wabaye nawe mama wawe ajya kwicuruza ntabwo wakishima. Nihe nama uri kugira mama wawe muri iyi filime? Nagira ababyeyi kwita ku bana babo. Filime urimo uramugiriye ihe nama kuko arimo aricuruza, arimo aragutesha agaciro mu bandi, sibyo? Niko ndi kubyumva, siko bimeze? Nihe nama uri kumugira mama wawe muri iyi filime muri gukina? Ndi kumugira inama yo kureka ibyo arimo, akareka gukora iyo mico mibi kuko uyu mwana bibonye ntabwo bifata neza. Rihana, mama uri kumugira inama yo kureka imico mibi. None se ajya kubwira ko impamvu yicuruza ari iyihe muri iyi filime? Impamvu yicuruza ni ukugira ngo abone amafaranga. None se nareka kwicuruza urumva amafaranga atazayabura? Oya, yanakora n'akandi kazi ko kugira ko kujya gufura abantu nako ni akazi nako. Gufurira abantu? Okay, reka ngaruke hano kwa Charlene. Charlene twatubwiye ko yitwa? Ego. Charlene, muri iyi filime wowe uri gukina iki? Ni iyihe role ufite? Ndi gukina ndi umukobwa witwa Mimi. Nkakina mfite umusaza wanjye ubana n'ubumuga. Nyine naramwangaga nifuza ko twabana. Uri gushaka muri make ngo bajye kumujugunya? Ego. Kubera iki urumva atari kumuhohotera? Nyine ni kumuhohotera gusa nyine niyo role mfite. Mu buzima busanzwe se bijya bibaho buriya? Numva ngiye ntabwo bibaho. Bibaho? Ego. Okay,
turakugarukaho. Reka ngaruke kwa Innocent. Batubwiye ko yitwa Casey. Yeah. Hano muri iyi filime dusanze murimo murashutinga uri gukina iyihe role? Muri ino filime musanze ndi gushutinga ndimo ndakina nitwa Kajuga. Filime muri make igaragaza ihohoterwa rikorerwa abana babana n'ubumuga mu ngo, ariko nge nyina ni nka murumuna w'uwo mwana. Ngiye mukunda ariko famille yanjye mwanga, murwanaho mu buryo bwose bushoboka, bamuhohotera, ngiye nkagerageza kumurwanaho mu buryo bwose bushoboka. Muri iyi filime mubana n'ababyeyi bombi? Tuba tubana n'ababyeyi bombi. Gereza kumurwanaho mu buryo bushoboka. Ni ukuvuga ngo uyu ni mushiki wawe? Tubinize bari mushiki wanjye ibyo. Urimo bararwana ngo bajye guta undi mwana, ari wowe byabayeho wabyakira gute? Ari njye bibayeho uri kumva nyine nababaye, kuko ntabwo byaba binshimishije ko baba bari kumereza akato. Okay, muri iyi filime se kuki mu buzima busanzwe se ujya utanga akato? Ufata abantu babana n'ubumuga. Abantu babana n'ubumuga nyine ni abantu basanzwe nkatwe, nk'abandi bazima. Rero numva ko nta mpamvu yo kubahereza akato. Ubuzima busanzwe se Innocent, Karame, wowe ujya uha abantu nk'uko uri gukina muri filime, abantu bafite babana n'ubumuga ujya baha agaciro? Mbaha agaciro gakomeye cyane kuko ni abantu nkatwe. Niyo ndimo ndayikina ino filime ndimo ndakina, ku bwanjye mba numva mfite ishyaka ryo kuba nagaragaza yuko nabo ari abantu nk'abandi, kuko hari benshi babangamira cyangwa se batabaha agaciro nk'abantu nk'abandi, ariko mu by'ukuri twese turi abantu kimwe. Njye mbaha agaciro katanasanzwe ndetse kuko sometimes usanga hari igihe baba bafite n'impano, nko muri filime nyina ngaragaza yuko abafite impano yo gushushanya irengeje, nyuma ikaza successinga nyine ikamugeza kure cyane. Rihana, reka mugaruke, igitekerezo cyo gukina filime cyaje gute? Cyaje na director niwe watumye nkina filime. Nabonaga uburyo abandi bakina filime nkabona ni byiza cyane, undi director azana igitekerezo atambwira ngo nibyo nashakaga. Nibwo iyo filime yari hano nibwo nahise mubwira tuzayikina. Director mfana iki? Director ni tonto wanjye. Ufite ababyeyi bombi? Yego. Ukunda nde muri bose? Njyewe nkunda papa. Kubera iki? Impamvu nkunda papa, hanyuma kugira ngo tukumve neza impamvu ukunda papa. Impamvu nkunda papa ni ukubera ko ari we navuga ngo oya, nuko ari we nishyura minerivare, ari we umvunikira kugira ngo abone minerivare. Byinshi aranshimisha, ndanira ibintu yavuye ku kazi naranshimisha. None se ubwirwa n'iki nimba amafaranga papa waguha atari mama wawe wayamuhaye? Ubwo se wasanga ukunda papa kandi wakagombye gukunda mama? Wenda wasanga kubera ko papa aba atari mu rugo cyane, wasanga ariyo mpamvu nanamukunda cyane. Kubera ko ujya umukumbura kandi ko mama wawe uramubona, uvuze ngo mama wajya kwihisha kugira ngo ntazamukore. Yego. Oya, bose se bagiye bakunda? bose ndabakunda, ahubwo uwo nkunda cyane ni papa. Ukunda kurya iki? Ukunda kurya iki? Ndewe nkunda kurya amagi, ifiriti, ibintu biri aho nyine by'abana. Wumva muri sinema nyarwanda nk'umuntu uri mutoya uri kuzamuka, sibyo? Kandi ukina filime uri umwana, wumva ari icyo uzakora kuri ubu ngubu abandi batakoze? No gukomeza kwishiramo agence yo gukina filime, nkazamuka mbikunda ku buryo nyine ninzamuka nzaba ngize n'amafilime menshi cyane. Ndi kukubaza ngo wowe nka Rihana, ni iki wumva uzakora muri sinema nyarwanda abandi batakoze? Se ni iki?
byose byararangiye ni byinshi ariko ntabwo nahita mbimenya aka kanya ubwo nibanza gutekereza wenda uzakora filime z'abantu baguruka nka Spiderman yego kuko mu Rwanda nta filime ndabona irimo umuntu umeze nka Spiderman si ubwo kujya mu kirere ukaguruka reka mwibariza akantu ka nyuma filime nyarwanda urazikunda ndazikunda cyane ubona ari iki kiburamo kugira ngo zibe nziza cyane kurusha uko ari nziza ubu ngubu nkawe mutoya tubwire sinavuga iki njyewe ubwanjye ndayambana ari nziza cyane ariko ubona bihagije yego murasaba iki minisiteri y'umuco na siporo ni ukutureka nyine tukisanzura gute tukikina minisiteri y'umuco na siporo niyo ifasha ibikorwa bya siporo mu Rwanda harimo n'ibi by'amafilme ndetse n'umuco kugira ngo bigire imbaraga bizamuke bigere ku rwego mpuzamahanga urayisaba iki nayisaba iki kuduhagararira nyine kugira ngo tubabone hafi support bakababa hafi ko hari benshi babuze n'uburyo bakina filime mfite brother wanjye Mukanyura sinzi nimba ari buze akunda gukina filime cyane ariko murashaka guhura na director kugira ngo abimubwire nyine nawe yinjire muri filime urakoze cyane namwe murakoze ku bisubizo byawe duhaye sibyo Rihanna yego asante ngaruke kwa Charlene igitekerezo cyawe cyo gukina filime cyaje gute waba mukina filime ryari njyewe cyatangiye nyiga muri primaire nko muri nka 2014 ya grammaire wanjye kiriho kuko niyo wamaga support nyinshi yayifuza ko naba nyine actress ukomeye icyo gitekerezo ngo cyatangiye kugera nyine mbona amafilme nyine numva nkunda gukina filme cyane nyine nkazansa grammaire yuko yavugana na director niko nabonye ko director akina amafilme ndamubwira ngo inazamumbwirire nyine nkomeza gutegereza gusa nyine nkazajya mura mbimwibutsa gusa numvaga nkunda gukina filme natangiye gukina filme muri 2019 2019 nahereye kuri filme yitwa Kabwana niyo nahereyeho nyine kuri ubu ngubu ufite ababyeyi bombi ndabafite ukunda ndetse cyane wowe kurusha abandi bose exactly nkunda mama wanjye no gushyigikira yego ntabwo mukunda ubaye nka Rihanna ntabwo ari iki kibazo yanjye mbana na mama yego ubwo ni ubuzima bundi buri private dushaka kutubwira niba wumva uri kwica ku ruhande yego nayibonye okay Innocent mbabare kwitwa Innocent ariko hari ntacyo nabwiye nitwa Kayise ariko na Innocent niryanye nta kibazo ndi kuvuga iryanyoroheye nta kibazo igitekerezo cyo gukina filime cyaje ryari gukina filime byatangiye kera niga kuva nyimenya ubwenge nabaga nicaye nkashushanya ko nzi gushushanya cyane ngeze primaire nakunda kujya mu tuntu tw'uduthéâtre n'uti secondaire nuko ndaje secondaire njya université nabo nkajya nkunda gukora ibyo bintu ariko ku mugani nkuko umwana wacu yavuze nta support nari mfite 2019 nibwo ndibuka ndi mu kazi ahantu hari umugabo yambonye uburyo mba meze muri societe yarambwira ko ibintu byose ubikora umeze nk'uri ku actinga no kubera iki ntambwe ati kuba ko yanasanzwe akina filime amwita Morara Joseph nibwo yambwiye ati wazaje ukajya kujyana gukina hano filime numva ni ibintu biri amazing kuri ngiye numva biranshimishije ngo atoke nta kibazo rikanzaze tugenda byuka ni filime bita Kirabiranya filime Kirabiranya filime director wayo no bita Apolline uyu nguyu usanzwe bandika filime nyarwanda nibwanjyanye bama opportunity noya cyane kugira ngo nyine mbabona ndabizi ninjira muri cinema gutyo ntangira gukina kugeza naho naje guhura n'undi wo bita Jideo
usanzwe ukamera amafilime ukunda gukora amafilime menshi yakoze za Catherine ni turi gukina niwe uri cameraman baya ntabwo ari producer niwe uri kuri kamera nibwo yaje kumuzana none n'umugabo bita Moniru umudirector niwe uri director ngubu nibwo ninjiye muri industry gutyo numva ndabikunze kandi nabishobora. Okay, kuri ubu muri aba acteur n'aba actrice bahazaza. Yego. Director mufana iki? Director nge icyo dupana nuko duhura kuri seti cyadukunda industry naga ari umufamiliye. Bashobora kuba muri famille bakaba bikurura abantu bo muri famille yabo bakaba bashaka kuzamura. Nabo nta kintu mufana. Ntacyo dupfana. Okay, dusoza twabasanzana muri gukinira film ariko kugira ngo twemere ko muri aba acteur koko n'aba actrice nyabo mugiye kudufasha twereke inshuti za Nyampinga TV ko mu Rwanda harimo haravuka abantu bashobora kuzagira aho bageza filime nyarwanda ku mugabane wa Afrika ndetse no ku isi yose. Munyemerere mugira akantu gato mutwereka nk'aba acteur n'aba actrice. Umwanya no wanyu. Nta kibazo. Mama Cadette ko umwana mubona hano byagenze bituye umunsi ntabwo yagize ajya ku ishuri. Papa banyirukanye ku ishuri ku ishuri kubera ko mudafite amafaranga yo kwishyura. Ibyo ngo iki bakwirukanye amafaranga y'ishuri byuze ntabwo bibaho. No nawe wigeze usiga. Amafaranga naragusigiye ntabwo arebye muri turuwari arimo munsi y'igitabo. Ako papa muzamureka gushwana. Ntabwo negeze nyabona. Kubera iki ako wa mugore ngize mana yanjye none ndavuze ngo ako tete dadi muzamureka gushwana ndi imbere yanyu. Okay, nari mukanda agiye kuyareba maze agiye ku ishuri sibyo uzajya ejo sibyo. Kakanya ngira var gutakaza amashuri gutakaza igihe mujye ku ishuri turabikora. Sibyo. Merci beaucoup. Barakoze cyane ngira ngo murabibonye ko abantu b'abahanga mwere ko Innocent agira ubutumwa atanga ku bandi bakinnyi ba filime ndetse n'ababyeyi batemerera abana babo kuba baza muri sinema nyarwanda bavuga ko bashobora kuba bagiye mu burara. Oya kujya muri filime ntago ari ukuvuga kujya mu burara. Nushwe nashishikariza ababyeyi bose burya umwana aba afite impano muri wiwe. Ashobora kuba afite impano yo gukina umupira, afite yo gukina filime. Nukuri gukina filime ni byiza ababyeyi bajye bareka abana babo bisanzure bajye bakina amafilime batanga ubutumwa umwana afite ubutumwa ariko atabona uko butambutsa ariko mu byukuri yinje nko muri sinema cyangwa muri filime akactinga byaba byiza kurushaho uko umubyeyi we yabitekereza. Ababyeyi bajye bayihangana bareka abana babo ntago ari uburara muri filime ntago ari uburara. Hari n'igihe uri gukina filime z'umuco ukabagaragaza umuco w'igihugu cyawe. Urakoze cyane. Umuco ni iki? Umuco ubundi tuzi ko umuco nk'abanyarwanda dufite umuco wacu tugenderaho utandukanye n'ibindi bihugu. Umuco ubundi utozwa ni mu cyongereza tuvuga ati ni nka kandi cyo bita kandi kandi umuco hari umuco nyarwanda hari umuco w'ahandi hantu ariko twebwe tugira amahame y'igihugu tugenderaho cyangwa se discipline muri make discipline. Umuco na amahame y'igihugu runaka agenderaho. Nagara amahame y'igihugu kigenderaho ni discipline. Discipline mu ndimi z'amahanga discipline imigenzerzo myiza pani mibi. Igihugu kigenderaho kwacyo. Wijya mu gihugu haba muri famille urumva cyangwa n'ahandi runaka ariko imyiza nyine pana mibi. It's fine. Urakoze. Noneho wowe ufite imyaka 10 hari ababyeyi bafite abana bafite imyaka 10 babona baje muri bakavuga ko ari abasaza ahubwo batakaye bagiye urabagiriye ihe nama? Ababyeyi ndabagira inama yo kureka abana bagakina filime ko filime ntabwo ari ikintu kibi. Wenda bajya babona filime zindi bakabona filime zikina ibirara ariko filime ntabwo ari ikintu kibi. Nyine ni ugukina izo role ariko ntabwo ari ikintu kibi. Filime ni nziza ni byinshi yungura ni byinshi pe ndayikunda. Ababyeyi bareka abana babo bakayikina. Abana benshi bakunda gukina filime. Ariko wiga mu kangahe? Niga mu wa gatatu. Mu gatatu primaire. Urakoze.
ubwo ababyeyi urabagira inama yo kugira ngo bareke abana baze muri bakora ibyo bakunze. ubundi iyo umwana umuretse agakora ibyo akunze ni byiza cyane, Okay, urakoze cyane. apana kumuyoboza inzira adashaka. ngira ngo ababyeyi babyumvishe bari no kukubona, bari no kubyumva cyane. Yego. Sharon, Oui. gira nawe inama ugira abakinnyi ba filime ndetse n'ababyeyi babo muri make baba batifuza ko abana babo baza muri sinema bavuga ko bagiye mu Burayi. Yeah. Nanjye ndabashishikariza ababyeyi bose ko bakwemera ko abana babo bajya kumurika impano zabo. Ntabwo umwana wawe uzamureka ngo yicare mu rugo ngo areke kumurika impano ye. Buri muntu buriya n'impano ye, kuko nanjye mama ntabwo buriya yabyemeraga. Yayumvaga ko ari ikintu kibinjemo ko ngiye kuba ikirara, gusa ntabwo ariko biri. Njye nashishikariza ababyeyi bose ko bareka abana babo bakajya mu byo bakunze. Ariko warangije kwiga? Oya. Oya, ntabwo ndarangiza. Tubwiye siniya? Ndi muri level 4. Okay. Nshuti za Nyamiga TV twari turi kumwe na KC Kwizera Innocent. Kwizera Innocent nande undi? Rihana. Nande? Gabriela cyangwa Shahana. Gabriela cyangwa Shahala. Ngira ngo ukomeze unogerwe n'ibiganiro bya Nyampinga TV.